ushaka gukurikira inyigisho zose zabayeho ni kuri Kunda Ubwenge TV. Ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabaheye uragikurikirana.
ucira amahanga niwe mucunguzi ubabarira ibyaha turakuranga mukiza wavukira i Betelehemu nubwo wababaje ukiri umwana ariko waranesheje aracyariho urupfu ntirwamuheranye aracyariho ibiganza bigaba amahoro aracyariho yego aracyariho Yesu we komeza ntirwamuheranye aracyariho aracyariho Yesu aracyariho aracyariho Yesu aracyariho urupfu ntirwamuheranye aracyariho ibiganza bigaba amahoro aracyariho aracyariho Yesu aracyariho yego we aracyariho Yesu aracyariho urupfu ntirwamuheranye aracyariho bigaba amahoro aracyariho Yesu aracyariho Yesu aracyariho aracyariho Yesu aracyariho urupfu ntirwamuheranye aracyariho ibiganza bigaba amahoro aracyariho aracyariho Yesu aracyariho abari ruguru dufatanye Yesu aracyariho urupfu ntabwo ntitubabona muzamure amaboko dufatanye ubayiri inkuru nipamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye inkuru nipamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye inkuru nipamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye we inkuru nipamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye aracyariho Yesu aracyariho aracyariho Yesu aracyariho urupfu ntirwamuheranye aracyariho ibiganza bigaba amahoro aracyariho aracyariho Yesu aracyariho aracyariho Yesu aracyariho urupfu ntirwamuheranye aracyariho ibiganza bigaba amahoro ariho ariho ariho